icyambere nshobora kubwira abaturage nuko CHK n'ibitaro bikuru bikomeye kandi bitanga ubuvuzi ku rwego rwo hejuru cyane, ku buryo batagomba kuguma mu ngo zabo cyangwa se gukomeza kwivuza hirya no hino, bakivuza nabi kandi bashobora kubona ubuvuzi bwiza kuri CHK. Ariko birumvikana ko hari inzego bagomba gucamo niba bakoresha mituweli kugira ngo batugereho, kandi binadufasha natwe kugira ngo n'izo ndwara zivurwe hakiri kare kugira ngo n'ubwo buvuzi bugire icyo butanga. Ariko n'umuntu wese ufite ubushobozi bwe igihe cyose abishakiye yaza kwivuza kuri CHK, na niyo mpamvu twashizeho kariya ka klinike kugira ngo nibura n'abo bantu bafite ubwo bushobozi cyangwa se bashaka kwivuza batakoresheje iyo systeme yo gushaka za transfer nabo babone ubu bufasha, kubera ko n'ubundi ntabwo wabwira umuntu ngo ngewe ntabwo nguvura keretse uzanye transfer, nakubwira ngo mfite ubushobozi bwo kwivuza, mfite assurance yanjye yindi, uramuha ibyo akwifuzaho. Kandi mu by'ukuri CHK, abantu benshi baravuga ngo CHK, ngo iyo ugeze CHK ngo ntabwo ushobora kuvurwa ngo kubera abarwayi benshi, ariko iyo urebye n'abantu bajya no muri prive, ngewe hari abantu benshi bampa ubuhamya, ajya muri prive agasanga umurongo akirirwa aho ngaho ategereje ko abonana n'umuganga, ariko kubera ko ari ibitaro bya leta akumva ko kujya ku murongo ari ikibazo, nyamara kujya ku uwo murongo wamugirira akamaro kurusha kujya gushaka serivisi yihutirwa ahandi badashobora kumuha n'ubwo buvuzi bufite ireme. So rero numva CHK rwose abantu nk'ibitaro bya leta byashizwemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo leta ikomeze ifashe abaturage bayo kugira ngo bafashe kubungabunga ubuzima bwabo.